nyuma yaho nibwo naje kubona n'umuganga w'imuganza Taruberi yantumyeho agasari namuterura ndamujyana umwana wahamagara papa mama akaba ari wavuga gutyo urumukuru byari abantu rero ntabwo ari ibindi abantu barahinduka buri kanya umuntu ahinduka nk'isaha barangwa ati umwana wawe bamaze ndirukanka mpaka bamaze kumuroga muri make ya Tanzania jugujugu ndavuza wapi inka enye zirarangira. Yes, reka twongeye tubasuze inshuti bakunze ba Iwacu Kindness Mission nkuko mubizi turacyamiri ya gahunda yo gukomeza tuzenguruka hirya no hino tureba abafite ibibazo bitandukanye, ibibazo by'uburwayi, ibibazo by'ubukene cyangwa n'abayeho mu buzima butari bwiza kubera impamvu zigiye zitandukanye nabo batahisemo. Hanyuma kandi turakomeza dushimira mwe mukomeza kugenda mudufashiza abantu tugenda tugeraho bagaragara ko bafite ubuzima butari bwiza, mu by'ukuri Imana namwe izabaho umugisha. Hanyuma rero nkuko mubibona turi kumwe n'umubyeyi hano, kumwe n'umubyeyi ni umudugudu twagiyemo afite umwana ufite ikibazo cy'uburwayi, yenda araza kudusobanura neza hanyuma tubwire ikibazo afite kuko ni umwana ntago agenda kandi afite imyaka igera kuri 13. Hanyuma rero reka turatangira twibwira atubwire n'umudugudu turimo, hanyuma anatubwiye mbega muri make uyu mwana yavutse ryari, afite ikihe kibazo, ese kuri cyo atagenda, ese baramuvuje, ibindi bintu bigiye bitandukanye ku buzima bw'uyu mwana afite hano. Reka twongeye tugusuze mukecuru. Amakuru hano mu mudugudu tuye ni Rebero. Ni mu mudugudu wa Rebero. Umurenge ubwo Nyamugari. Umurenge ni wa Nyamugari. Okay. Amazina yawe se witwa nde? Mutegaraba Serafine. Mutegaraba Serafine. None se imizi yashize rero ubwo nigeze kuza hano nigeze kubona hano uyu mwana uyu mugaruka niwe wambwiye rero reka tumukoresha ikiganiro kuko nyine ngo umwana abaho mu buzima busa nkaho nyine butari bwiza. Hanyuma uyu mwana wawe afite iki kibazo wese yavutse ryari? Ni karibu nta kibazo igira hino tugana. Yavutse 2010 nibwo yavutse. Yavutse ari muzima nk'abandi bana bose kabisa, ari muzima arifungurira radiyo akanayifungura nta kibazo afite, ari muzima noneho haza kuza imvura y'umugiro cy'umuyaga umwana atangiye kugenda ahonda agahanga gutya bitewe nuko abantu rero ntabwo ari ibindi abantu barahinduka buri kanya umuntu ahinduka nk'isaha barangwa ati umwana wawe bamaze ndirukanka mpaka bamaze kumuroga muri make ya Tanzania jugujugu ndavuza wapi inka enye zirarangira. Ubu kubona ndi muri ino nzu ntabwo ariko bameze urumva nari ntiye kuyacuma wari utuye kuyacuma. noneho abamuhaga imiti bagira gute batimba rero nugumije gutyo bugazapfa. Umwana wanje ko mukunda nimba yari nawe bukiri Imana yampaye bigeze nza hano nzimbamo niyi urumva. Ubwo rero nyuma yaho nibwo naje kubona n'umuganga w'imuganza Taruberi yantumyeho agasari namuterura ndamujyana umwana wahamagara papa mama akaba ari wavuga gutyo urumukuru byari noneho arangwa ati ese ufite mitiweli? Umwana ibyo namutazeho n'ibyishimo na mitiweli nabona kabisa nariko ngiye gushakisha ndebe uko byagiye. Ndagenda mvugana na murumuna wanjye umugorozi ndavuganisha mwihangane mungurize amafaranga n'intapfa nzapfa. Umugore akambwa ati se yirishimwe tubigenze gute se ko n'indi mbere y'Imana twandikiye no nanjye nkamvuga numva rero mu byo nzayankora byose sisaza kumufata nabi cyo kibazo arya ibyo ashaka byose kandi bwa amafaranga ni mushomeri sinyane n'amafaranga mbese byari byose n'amafaranga. None se igihe kintu takumenya yavutse 2013 yego kandi avuka ari muzima hanyuma se ko ubundi tuzi neza ko ubundi umuntu ahuye n'icyo kibazo cyo kumanuza cyangwa cy'amarozi ubundi bavuga ko bamutwara mu Kinyarwanda ko ngo kwa muganga ntabwo bayavuga. Mu Kinyarwanda nagiye nyine ubwo nariho nahise mfata umwanzuro ko amafaranga yamaze kushiramo yamaze kugurisha inka 3 n'ingurube enye uri kumuvuza n'imifuka y'amasaka igeze muri 7 yezaga
kandi urabona mfite isamu mfite n'indi hepfo hariya mfumbira nyine kujya nta kintu cyapfa kwiruta fumbire uri fumbire ngira byose bimushirira ubwo ndavuga nti Nyagasani ahasigaye niwe uzabyikorera je ntacyo nashobora ngiye kumva mu magambo uriya muganga mbwiye nibwo namaze kugenda bemera muri muna wanjye nguriza ibihumbi yari mfite umuryango w'abantu 8 ntanga 21 ntanga mitiweli rero umuntu umwe arayirigisa watanze amafaranga mitiweli barayirigisa mwitsinda sinayibona none ndashakisha ku ngufu mitanyibona nzabona n'uriya muganga gusa niyo muhigo nari mfi njyayo ngiye ngeze kwa muganga wa Ruberi arangwa ati mbere ricara hasi tuze noneho kumwana waje bo yamatanze gufata ibinini bibiri 21 ubwo ni mugizeho nyirizi bo mwana atangira gufata ibinini ariko mu gufata ibinini kwe hari ikintu nabonyemo bamaye ibinini yabiri byo kugwa yikoga nyine burundu nkapfa nkorosa nyine burundu kuburyo nari kugira n'umuryango banije kwa muntu hari umuntu wajya kugigamva ngo uzavuza uruhu kandi niwe wanyiciye umwana wawe umutima ukani noneho biza buke ka kundi kugwa hari iyo nkomeza gukurikirana ibinini niba cyubundi nzasubirayo hari ikintu kimworoherezamo ntabwo kigwa buri munsi uko yakwaga buri munsi biruze nkorosa yapfuye byarangiye nkonyangana nazo ntabwo byo ubu harimo amakantu amaze amezi mu mezi 3 yafashwemo kane acyakurikirana n'ineko no mu matsinda none se igihe kibazo mfite ubundi ntago umuganza kwa ku bitaro ni ira poste harabukora sibukora none se ntago bigeze baguha transfer wende ntayo bigeze bamba nose ko batayiguhaye kandi ayo bamaye ahubwo nagiye ku mahugurwa bite ko abantu nige babahagarariye barambajije batese wewe warize yarize nsindwe n'impize secondaire ariko rize amashuri 8 yarangije ya nisibye ko ntizi icyongereza ariko igifaransa cyo nacyo noneho rero byanze bikunze yabwira Ruberi ni mbare Ruberi jo ni guna yimo amenyo yiwe afite amenyo yirwa shimamo igikwameze ndashaka kuza gusaba transfer nkamujyana kiri noneho yamenyo niba yamubangamiye bakaya agera kuriya ariyo bwagira agahaguruka ariko byumvikane ko umwana abonye agahaguruka nkubwire gusa ntubibona ubundi abaganga banuza gatagaye byo bundi babwiye yuko bazanyoreza amafaranga y'ukikiza imvana hano ikangezayo n'ingarura nkamujyana akamuza mu cyuma ubundi bakanamugora niko babwiye ubundi baramuhamagara ubundi ahandi hose ni muzima yakabazo kari mu mutwe nese ubundi ko tuzi neza ko umwana ufite ubumuga nk'ubu ubundi akenshi bakunda kumufatirana akiri muto kugira ngo niba ari ikibazo cy'ingingo bamugorore kuko yamaze gukura none biragora nagiye mu nkambi njya kumugorora kuki mutabikurikiranye vuba nyuma yaho rero akiri muto none nyuma yaho banyohereje mu nkambi yamahamba njye kumugoroza ndagenda bakajya bamakanunirwa sunika nawe musukira nta mubyizi ntaki ubwo urumva mu rugo niki nizi ngubona gutya ndi umuntu nigeze kuragira inka niyo mfite niba kujya mu zakunda nk'umuntu niyangiza yibana kuri umwana izanye zarashize urumva ubwo no kuvuga ngo namujyanye bakayabangwereza ngena nawe nkata bukiye barangwa tumva rero ntuzagaruka ahubwo umwana uze kubuza umugendesha nuko byagenze buragira kuriya yambonye impungu bunje nyine amufata tukagenda mu muhanda tukazenguruka ariko akenge ikibazo kiri mu mutwe ni mu mutwe ase abigenze ni ndamugendesha akaruha ajya akarira ariko yarige yihagurutsa nyine yishimye agatera nk'intambwe nye abwa ni Imana imira mu ibitanga bigeze yabikora none subi ikibazo kako ubundi ntekeza ko umwana ufite ubumuga nk'ubu wenda akeneye kwitabwaho no guhabwa ubuvuzi reka nkwereke se kuko umwana ubasha guhaguruka uyu nguyu wajyanwe nyine mu bitaro bikomeye ntekeza ko yanavurwa agakira nakubwiye ntumva uyu mwana mwitaho 100%. none se ikibazo nyine kuki mutamujyanye kuko ndamujyana se ubwo buvugizi rero ntabwo nabonye ubazabye transfer ntago bayikwima kuko niba batarabashije kumuvura kuva 2013 ara kutibondera buzima akabe barasabye transfer bakakuguhaye kujyana Kirehe byakanga ukamijyana Gatagara cyangwa se nawe ubwaho ugafata bigeze bamba
reka mujyane Gatagara wenda banakurebera n'ikibazo aho kiri. Ruberi Ramati nishaka transfer nzaze gitora sibyo yabimbwiye ejo bundi ubwo none ndavugana mu biro byanze bikuze niyajyanyisha ko dufaranga twitiki ntabwo wanapfa kuyabona urabona ukuntu iki gihe bimeze amasamba sarya usarura uko wagiye gufunga urumva ndebe yuko nabona udufaranga nkajya gusaba iyo transfer nkajya namuzamukana Kirehe aramenya afite mubangamira aho rashimamo igenda vatse nimba yatuma atavuga simbi ubundi yavuga ngo umwana yafunguraga na radio bikondo ya radio amaye mukora mwigereza hari uvuze ngo ubu nta jambo niri na rimwe abasha kuvuga ku myaka 13 reka na rimwe nuko ariko izina ry'arizi arizi mu bwenge gusa uvuze ngo kuryo umuhamagaye nyine ahita bimenya kari uhamagaye iyo mvuga Batisi ahita anyita aho mbese nko kunyita abanye ni kuriya kandi ubundi yavugaga nyine barimo Rwanda kuvuga papa mama biho yaragiye ubuse kurya byarabibasha n'izo arabibasha ikintu yibasha kwihereza n'ibijumba n'ahandi bakora gutegura kamuhereza ariko ibindi byose nk'ibijumba arabyiha kwisahani nyine bakabishwanyaguza bimwe njyamvuga kiza kwisana ibyanyagize ko yihe nshaka kugira ngo ndebe yuko yagira avantage mu maboko ye azana nkamutembagiza nkageza hariya namuzana hano yananiga yanani wararira simbizi no bundi ari ibyo ashaka bajyaga bankunda kumbera kuna kumva igikoma bakama igikoma n'ubu rero akamati igikoma cyanyu kiza rimwe na rimwe kaya mu nkambi muri babandi bahamo y'amafu y'abasaza agafuka bakanci 3 haza nkamugurira nkamuha ubundi nkagura n'amata nkamuvana n'ubu rero mfite inka n'ingize amahirwe inkange ngubu nye kuvuga ngo ranywa amazi wapi kubona yishimye rero nuko yishimye ariko abo yatwatunukiza none so ubaho kwa muganga mwagiye nta miti yihariye babahaye nibura ngo mujye mumuha mu gihe iyo transfer itaraboneka irahari ibinini barabimpa indabiza uko muryengira randevu mu kwezi hano n'ukwezi so abanyarwanda rero baradukurikiye buriya nekeza ko nabo bagira umutima mwiza muri ya gahunda basanganywe yo kugenda badufashiriza abantu hirya no hino tugenda dusura nekeza ko nabo bazagira icyo bakora bena nubwo ubufasha butahita buzi uyu munsi cyangwa ejo ako dutekereza ko igihe cyari cyo cyose uzabonera iki kiganiro mu by'ukuri niba ugira umutima ufasha uzadufashiriza umuryango hanyuma bavuze ko bafite ikibazo gikomeye cyo kuba barabwiye ngo bajye gutora transfer ariko transfer byaranze kwa ko babuze ubushobozi bubajyana Gatagara hanyuma renda reka nabo babyivugire nose mukecuru uzi saha nibura mubonye amafaranga urumva ubwo nitiki ko mwambwiye ko transfer yo bayibemereye ahubwo ikibura n'ubushobozi ni itiki yo kugira ngo bamujyane Gatagara n'ubushobozi kuko habonetse ubushobozi nibwo bambwira ngo ni muri Amerika najyayo kuko n'uwanjye n'uwacu turi babi Wone twari turindiriye nyine inoza abo bigatanga nyine batubwiye yuko tuzamujyana Kirehe nimbo twari turindiriye nabaye nimero za telefone ntegereza ko mbese bazampamagara nkagera nkabitaba ubu amafaranga y'itiki izangiza Kirehe ahora ari kwidirishya ariko urumva yo kugiye Gatagara yuko ntayigwa nyine rwose nuko yashaka buriya rero gahunda burako nibimeze bitewe nuko nabo abo bantu bura babahamagaye bana bafite abarwayi benshi bita rero bisaba kuba nawe nyine wabishyiramo ubushake ukagira gute ukigera mfite ubushake igiriyeyo urumva bo bakuvura ariko urumva n'ubundi kibazo ni cya kindi cyo kuba nta bushobozi none se ubu kwa muganga ntabwo babaga mujyemo umugabura ibiryo byihariye bitandukanye nda n'ibya ntabyo bigeze bambwira usibye ko gembi fata nk'uko nize mu mwaka wa 8 babihirije mu ishuri uburyo bwo kurera abana kandi mu mashuri yo gutse barabyigisha mukorera ibishoboka byose ubo nimba ushobora kuvuga ngo mu minsi 3 byibura cyase mu cyumweru ushobora kumujyaho nk'ibyo birimo amagi nk'atatu sibyo agasamaki nkamugurira ushaka ituntu akoba kandi kakanywera igihe nibyo kurya kabiri igihe bitandukanya gutya bitewe n'iki nuko mbe mfite ibyo nangije mu rugo kubona mituweli bikambera intambara kandi urabe imyaka yanjye ntabwo ari imyaka yo kubura mituweli ngarana nkasanga ibibazo byo nabirundiye kuri uyu bambaza mituweli nkayibu umutima ukandya apfira muri Nyagasani
rero dusoza reka duhere wenda kuri mukecuru niba hari ikintu yenda yarenzaho cyangwa se icyo yasaba abanyarwanda muri rusange ariko n'umusaza nawe baretse kugenda nawe kaduhere kuri mukecuru niko mukecuru wenda ni dusoza n'iki warenzaho cyangwa se n'icyo wasaba abanyarwanda muri rusange. Yo ikintu nasaba mbonye ubufasha bumujyanayo n'ubu nafata imodoka nkagenda pe. Mujyana he? Gatagara, Kirehe? Na Kirehe hose najyayo kuko aho nagiye hose ni henshi. Icyo usabira ni ubufasha nibura bwagufasha kugeza i Gatagara. Nkabona umwana wanjye abashije kugenda. Nibura se ufite icyizere ko nibura ubwo bushobozi bubonetse nibura aho kugenda ko yagenda nibura abaganga bagwa icyo cyizere? Yagenda. Kuko hari igihe iyo atamutse yavuye nk'akajya hariya nanjye mba niteguye kuba ahita arwara. Bambwiye yuko wenda harimo utuntu tuguramo mu ngingo ariko bashaka kuzajya gusuzuma kureba. Mbese mukecuru hakaza kamatsiko niba koko mu ngingo haburamo utuntu wenda hari ibintu biburamo urumva ikibazo wenda ari baramuze cyangwa n'ubundi ubumuga ni karemano. Impamvu ubona ko harimo utuntu tuburamo mu mitsi agifatwa yarabyimbagana mbega mbera nk'uwaba yararetse ubwo nk'amazi mu mitsi yiwe uko agenda akura bigenda bigabanuka bikaba aribyo byatumye imitsi idakomera. Ndagira ngo nkubwire neza. Hanyuma se musaza nawe dusoza n'icyo wakisabira abanyarwanda icyo basaba cyangwa icyo uyu mwana ngize Imana nkabona ahindutse nk'abandi bana mbese ibi biroroshye namera nk'abandi banyarwanda nta n'ikindi nta n'indi nkunga nanasaba. Ubukene bw'itembeterwa n'uyu mwana kandi sinambutererana n'uwanjye ubundi kugira ngo abyimbuke byagimuwe n'ibi binini mvanye kwa Rubeni noneho mbaye byari bigiye kugira ntabwo nari kubasha kumwaka transferi nta bushobozi mfite nta n'ukundi ndi ubu nujuje imyaka 58 urumva ubu nanyine mbuto kubye ntabwo ubwenge bwawe butari gusubira inyuma kugira ngo umwana wanjye azizengere kuzanga ni nawe bucura ye ngavuga ngo byanze bikunda mbonye umuntu mbwira ati mba rero tugende ugeraho umwana wawe nakwemera ahubwo tiravuga ngo umudugudu nawugurisha nakora ngo kurushuka byose. Rero banyarwanda nshuti za Iwacu Kindness Mission turasoje mu by'ukuri umuryango wavuze ko ikibazo ufite ni ikibazo cy'uko batabona ubushobozi bwo kujyana uyu mwana i Gatagara ngo yitabweho. Bavuze ko icyo cyonyine basaba nk'abanyarwanda mubafashije mukabohereza ubwo bufasha mu by'ukuri yaba ari neza kandi bazabashimira tukazagaruka hano nibura tuje kureba ko kuri uyu mwana hari icyahindutse. Amaze muze ufite telefone? Ndayifite. Ufite ya MTN wari muri mobile money? MTN iri muri mobile money. Okay. Hanyuma rero agiye kuduha nimero, iyo nimero uyizirikane turaza no kuyandika muri screen. Hanyuma wabona 500, wabona 1000, wabona 1010, wabona 20, mu by'ukuri umufashe basabone tike ubwo bufasha bamuhaye abwegeranya azabone tike imujyana i Gatagara ndetse no kumwitaho mu buryo bwihariye. Hanyuma reka yitubwire muze ni 07 079 079 89 89 26 26 49 49 kabiri. Dusubiramo nanone 079 079 89 89 26 26 49 kabiri. Hanyuma ibaruye kuri nde? Kuri Nyirishema Vicent. Hanyuma rero iyo nimero tubwiye ubufasha ubwo ari bwo bwose wamugenera mu by'ukuri yaba ari neza kandi azayigushimira. Ikindi hari ubundi bufasha bwihariye ushobora kumugenera cyangwa se hari ikindi kintu ushobora kumubaza iyo nimero wanayimuhamagaraho nta kibazo ihora iriho. Hanyuma muzereka tubashimire. Yego murakoze. Mukecuru nawe reka tubashimire kandi mukomeze mwihangane cyane. Kandi dutekereza ko yenda Imana izabafasha wenda ubufasha niboneka akazitabwaho kandi akazagira gute agakira kuko nkuko bigaragara ntabwo afite ikibazo gikomeye cyane bigaragaza ko mubonye ubushobozi bwo kumujyana kumuvuza byagenda neza cyane rwose kandi musigara amahoro. Yego namwe.